kenshi rero uyu mugabo bagiye bamuhanganisha na Bruce Melody ariko we kabyima amatwi ku buryo n'igihe yabivuzeho yavuze ko ntahangana akeneye. Umuhanzi Mugisha Benjamin uzwi cyane nka The Ben yavuze ko atifuza igitaramo cyo guhangana we na Bruce Melody, ahubwo hagateguye igitaramo cyabahuza bombi bagashimisha abafana babo. The Ben ntifuza ihangana rye hagati ye na Bruce Melody. Ibi rero yanabitangaje mu gihe yiteguraga guhaguruka mu Rwanda yerekeza muri Canada, aho yaragiye gususurutsa abari bitabiriye inama ihuza urubyiruko izwi nka Youth Convention yabereye muri iki gihugu kuva ku itariki ya 25 kugeza kuri ya 26 Gushyingo 2023. The 2023 Rwanda Youth Convention yabereye mu mujyi urimo Ottawa na Gatineau yo muri Canada, aho rero yari ibaye ku nshuro yayo ya 7. The Ben akaba yaranayitabiriye nk'umushyitsi w'imena akanasusurutsa urubyiruko rwayitabiriye. Uyu muhanzi rero mbere yo kwerekeza muri Canada yabajijwe n'itangazamakuru icyo atekereza ku magambo yavuzwe na Bruce Melody ku bijyanye no kuba hateguye igitaramo bagahanganira ku rubyiniro, asubiza ko iryo hangana ridakenewe. Ati bitewe n'amateka igihugu cyacu cyanyuzemo nta bato cyangwa ihangana dukeneye hano, ijambo bato ntabwo rikenewe rwose. The Ben yakomeje avuga ko hagakwiye gutegurwa igitaramo cye na Bruce Melody kigamije gushimisha abanyarwanda bagataha bishimye. Ati habaho ahubwo igitaramo cya The Ben na Bruce Melody mu gihe runaka tukaza tugashimisha abanyarwanda, tugashimisha abafana ba Bruce Melody ndetse yewe n'aba The Ben, abantu bagataha banezerewe. Mu myaka ishize rero nibwo hakomeje kuzamuka umwuka umeze nk'umuhanganisha abo bahanzi bombi, ndetse Bruce Melody avuga ko rwose abantu ntibashaka kuzana The Ben ngo bahanganire ku rubyiniro, ko yiteguye kuzamucishaho akanyafu nta bwoba afite. Bruce Melody yabitangajwe yari hamaze iminsi havugwa iby'uko yanga The Ben, ndetse yewe akaba yaranageze aho ashaka kumwicira igitaramo yari afite mu gihugu cy'u Burundi. Bruce Melody rero yavuze ko nta kintu kibi yifuriza The Ben, ahubwo ko abimubwira ko amwanga ari bo babi, ndetse yewe agomba no gukomeza kubyirengagiza agakomeza gahunda ze zisanzwe. Ibi rero byageze ku rundi rwego nyuma y'uko The Ben agiye gutaramira mu Burundi akakirwa n'ibihumbi by'abafana kuva ku kibuga cy'indege kugeza mu mihanda itandukanye y'umujyi wa Bujumbura. Ibi rero byatumye hari abafata Bruce Melody nk'umuhanzi ufite igikundiro gikomeye muri iki gihe nk'umwe mu bagezweho, naho The Ben akaba ari umuhanzi ufite igikundiro bigoye kuzabona undi muhanzi wakigeraho nubwo hashira igihe adakora imiziki. Iri hangana rero hagati ya Bruce Melody na The Ben kandi ryageze naho riva mu bafana rigera no muri bamwe mu banyamakuru bavuga ko bamwe bayobotse Team B ariyo Team Bruce Melody, abandi nabo bakayoboka Team B ariyo Team Ben. Minisitiri w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi Dr. Utumatwishima Abdallah yanyujije ubutumwa ku rubuga rwa X anenga bakomeje gushaka guhanganisha abahanzi barimo The Ben na Bruce Melody, abibutsa ko nta musaruro byatanga, ashimangira ko bidakwiye kuko bishobora kuzamura umwuka mubi yewe hagati y'abafana babo ndetse yewe nabo bwabo. Benshi rero mu bakunda umuziki nyarwanda bo bakavuga ko iri hangana ridakenewe rwose, ahubwo hakaba haboneka umwuka mwiza hagati yabo bakaba bakorana n'indirimbo nk'uko no muri Tanzania byagenze, aho Diamond na Harmonize abahanzi babiri bakomeye muri Tanzania bakoranye indirimbo yitwa Kwangwaru n'izindi nyinshi rero bagiye bazikorana. Birumvikana ko indirimbo rero ikenewe, ariko se ukurikije umwuka uri hagati yabo bo ni indirimbo izakorwa ntibizanakorwa, izakorwa ryari? Bruce Melody na The Ben twavuga ko aribo bahanzi bakomeye kurusha abandi hano mu Rwanda. None se wowe muri abo bose n'uwuhe ufana? Niyihe ndirimbo ya The Ben wumva ukumva urayikunze kurusha izindi zose? Tubwire ibitekerezo byanyu byose aho hasi muri comment. Ni byinshi twavuga kuri The Ben ariko munyemerere nsoreza aha. Reka nshimire wowe twabanye muri iyi video kugeza ku musozo. Ntibagirwe gukanda like kuri iyi video niba wakunze ibyo twagarutseho byose. Usanga izi inshuti zawe zizifana The Ben niba ubona ko iyi video hari icyo yazifasha. Nawe ukora subscribe ufungura inzogera ubundi tujye tubana mu biganiro byacu. Tubwire imbamutima zawe zose aho hasi muri comment. Wakoze gukurikira inkuru yabyo. Naho ubundi nge nitwa Raymond Green. Ibyiza byinshi nibyo mbifuriza.